nuko bimeze. Iyi nama rero ndayishimiye yakoresheje iyi minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yo n'ubukungu byose we afata nk'aho ariyo moteri y'igihugu. None yageze ku bukerarugendo yenda kurira. Hariya buriya Burundi bagira inganda zikomeye. Inganda nta gihugu kitagira inganda, ariko fata ko iziri mu Burundi nyine nawe zidahambaye, kuko ntibaragira na politike y'imyubakire ngo bakubwire ngo twebwe mu Burundi dufite icyanya cy'inganda. Zone industrielle ntayo bagira. ntabwo yabura. Inganda zirahari ariko ntabwo baraca ibyanya byazo byo kuzubakamo ngo bavuge ngo iki ni icyanya cyahariwe inganda, ngo iki ni gute. Donc ibintu mu Burundi biracyari, donc Uburundi bumeze nk'umwana ukiga tronkome. Yavuze ari imbere ari ku bakozi minisiteri y'ubucuruzi nyine ni nayo irimo ibijyanye n'ubukungu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwikorezi, byose biri muri iyo minisiteri. Yababwiye ibintu byinshi bitandukanye. Arangije ababwira ibintu bagiye kuganira muri rusange n'abanyamakuru bagihari. Abibabwiraho muri make amazi, umuriro w'amashanyarazi, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nambaye Haga yari yabyitabiriye. Buriya hari abantu batazi umwanya wa Mbaye Haga. Ni umuvugizi se? Poste ya Mbaye Haga mu gihugu cy'u Burundi. Nihe? Buriya hari biro administratif mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi. Apotre Mbaye Haga Isidore niwe uhagarariye guverinoma y'u Burundi muri iyo komite. Muri make niwe ugeza raporo ku gihugu y'ibijyanye n'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buri kugenda mu gihugu n'inyungu igihugu kiri kubona mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nimbaye Haga ubikurikirana ibyo bintu. Fata abantu bose we abe umuntu abe overall agira bo azajya baza inshingano. Donc accountability ndikora mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo babazwa inshingano, nta muntu bazwa inshingano. Ese ubundi abantu baba bano Barundi bo muri Red Tabara FNL bashaka gukuraho Ndayishimiye bamunenga iki? Nibyo byose nyine. Ibaze ko umunyamakuru yaramubaje ati nyakubahwa perezida nonaha ubu ngubu nonaha mu kiringo cy'imyaka 7 ni iki mwabwira abaturage mwagezeho? Aravuga ngo ya ngo si jewe wabivuga ngo ibyo ngibyo ngo mwabibaza abaturage. Bisobanuye ngo nawe nta agenda afite ibyo yakoze, yibyo akwiye kubakora ahubwo. Kuko yaza kuba yari afite imihigo y'ibyo yemerera abaturage, yaravuga ati muri iyi myaka 7 nababwiye ko tuzubaka imihanda iyi n'iyi. Ariko bagendeye ubwo abadedesi bura ntacyo bagezeho. Reka tugendere. Niba ubajije perezida icyo kibazo akakubwira ngo icyo kibazo ntukwiye kukibazo uzagenda ukibaza abaturage. Abaturage bahiga mu mwanya wa perezida. Abaturage bavuga iki mu Burundi? Bavuga iki se nyine? Ntabwo ibyo bavugaho byumva si byo byose turi kugenda tugarukaho. Si ibibazo usagahenda si ubukene. Wera kwe kuvuga ati abaturage mu Burundi twebwe muri iyi manda twari twarahize muri iyi myaka 7 kugera kuri ibi ngibi: imihanda iyi n'iyi, kubaka amashuri yanaya, kubaka ibitari ibi n'ibi, internet ku baturage, amazi azagera ku baturage, abaturage bazabona umuriro w'amashanyarazi. Umubare n'uyu nguyu. Yarangiza none akazana ibyakozwe. Bagombaga kubona kuri 50% byageze kuri 30%. Imihanda agomba kubakwa ibirometero 1000, hubatswe ibirometero 200. Amashuri agomba kubakwa ibyumba 300, hubatswe 110. Amavuriro agomba kubakwa amavuriro 500, hubatswe amavuriro 150. Akavuga ibyo ngibyo, akavuga impamvu byagezweho ku kigero cyose cyangwa se cyo hejuru. Gahunda y'amavuka yo iri successful. Nibyo ahora babwira nyine. Nini nahazwe Pacifique sinzi niba umuyobozi wa Focode ugenda avuga ibitagenda mu Burundi. Yavuze ati buriya Ndayishimiye yahawe miliyari 300 z'amarundi zo kugira ngo afashe abaturage korora inkwavu mu gihugu. Ngo ayo mafaranga yagiye nibwo bukangurambaga muhora mwumva avuga bw'inkwavu. Rero hari ahantu yagiye gusura bari kubaka ikibuti cy'inkwavu, avayo yirukanye n'abenjeniyeri bari kubaka icyo kiraro cy'inkwavu. Yavuye twabikozemo inkuru, yavuye yabirukanye. Iriya ni ingengo y'imari yahawe kugira ngo yoroze abaturage bo mu gihugu bose inkwavu. Ahitamo kubikora kuriya kugira ngo bagire ahantu hamwe kororera inkwavu zajya zinabyara, bagende bazigeza ku baturage bose mu gihugu. Genda samuratsinze
icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza mu nyubako ndende ihari, urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 37 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 64. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa#kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Yes, kazere ko umeze neza cyane uri hose udukurikira umunsi ku munsi. Turi hano ku Rugendo Online TV ndetse turi no kuri Inside Rwanda TV. Hose turahari kandi tumeze neza cyane. Nitwa Gakire Samu. Robert nawe arahabaye, sympathique. Uraho? Uraho neza Sam? Urakomeye? Ndakomeye, meze neza, ndashima Uwiteka Imana. Yego, nizere ko nawe ukomeye. Nanjye ndakomeye. Yego. Reka tutangire duha felicitation abantu barongoye uyu munsi. Yego. Abagize ate? Abarongoye. Abarongoye n'abarongowe. Yego. Buriya babyita kurongorana. Kwi? No kurongorana. Kurongorana. Wongeyemo icyo bita ingereka. Ngirana. Uzi ko kera habaga inka bitaga. Ubwo iyo bafashe indongoranyo. Iyo bafashe bombi, ubwo no kuvanga umugore n'umugabo, umusore n'umukobwa barongoranye. Ariko uvuze kuri buri umwe, umusore yarongoye, umukobwa yarongowe. Bombi barongoranye. Ese ubundi muri iki kinyarwanda cyacu? Ijambo kurongora. Yego. Ubusobanuro bwiza fomo. Nuko umuntu aba yakoze ubukwe. Muri make hari n'ababyita ko umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina n'undi. Oya. Kurongora ni cyagihe habaye umuhango wo kuva mu busore no mu bukumi kuri abo bombi. Bemeranyijwe kubana
imbere y'amategeko. naho ababonanye mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina Bariya. ubona ko bakunda kubikoresha rimwe na rimwe. Bya bindi bya wampaye undi nawe atakira, Eh. ni ibyo nyine, wampaye akira, turagera mbyita ikibira bita gusambana se. nabyo rero buriya nabyo birimo rundi ako gaterime buriya abantu bakunda kugakoresha, ni ukuvuga ngo abantu bakunda gukoresha iryo jambo uvuze ni abarokore. Umurokore nk'iyo agiye gusenga bakamwihanisha ngo Imana imbabarire icyaha cy'ubusambanyi, biva ku nshinga gusamba. ubwo iyo bibaye gusambana n'ingirana. Ariko banza ndagira ngo banze wumve n'inyito babiha iyo bitarahabwa uwo mugisha byo kuba byemewe n'amategeko, babyita gusambana, biva ku nshinga gusamba. Umuntu asamba ryari agiye gupfa, noneho ntukanasambe wenyine. ni ukuvuga ngo hariya mu bamwegereye uwo uri gusamba uwumwe bikarangira ubonye n'undi ugufasha gusamba mugasambana. Uri kubyumva? Ingerekangirana gusamba mukabigirirana. Ariko uko nkunda ubuyobozi bwacu bugenda buca utuntu tumwe na tumwe, biriya bintu byo mu buryo bitebaka ikibazo n'uburyo umuntu yabimenya. Iki nicyo kwanza buretse gatoya, uburyo noneho nabyo biba marufuku. Buretse gatoya, tubanje tukava kuri iyo nyito byahawe n'ababihaye inyito nge ntabwo mbizi, ariko banza bumve ko ari igikorwa ngirana kiba cyemeranyijwe hagati y'umuntu n'undi. Indangamirwa mu Rwanda ziremewe? Indangamirwa ni iki? Ababiyise indangamirwa, aba bakora umwuga w'uburaya baremewe? Uburaya ni umwuga se wanditse? Tuzamukane haruguru nkwereke. Ni umwuga wanditse he? None si ukugura? Wakubaza mu myuga yemewe mu Rwanda w'uburaya urimo? None ko hari abo bitunze? Abo ngabo ni nk'uko hari abantu bacuruza utubari bitemewe. Ariko ni akazi. Nuko hari abantu bacuruza forode bitemewe. Ubu nta muntu uri koga ugiye ku kazi k'uburaya? Hari umuntu uri koga ubu ngubu aya masaha? Yego. Akisi ari no gusenga, agiye gukora. Ahongera ko ari no gusenga avuga ngo agira ate abona abakiriya aronke. Ariko ibyo agiye gukora biremewe? Nicyo kwibaza kuko n'umujura ahubwo se birabujijwe? Wabonye ahantu yego birabujijwe. Tujya tubona mu kabari na polisi y'u Rwanda ndetse kubivugaho ibijyanye n'ubusinzi, ubusambanyi n'ubwomanzi. Oya nta busambanyi bavuze. Kwiyandarika. Ubwomanzi ni iki? Kwiyandarika ni iki? Kwiyandarika ni barabaza kuri erega ibyo mwita ubusambanyi ntabyo bavuze. Nanakubwiye ko niyo nyito ubwayo ntisobanutse. Lodge ziraciwe? Amaroje araciwe? Lodge ni ahantu ho kuruhukira. Waca ahantu ho kuruhukira. Ushobora kuruhuka uri umwe cyangwa muri babiri. Ahubwo iryo jambo uvuze rishobora gukoreshwa mu nyungu z'abandi bantu, mu nyungu zabo bwite, bakaba batagiye kuruhuka, ariko byose ni ukuruhuka. Ikigomba gucibwa ni ubu lodge. Uzi nko muri Dove hoteli y'abarokore, yego, ya ADPR iri hano ku Gisozi, yego. Ni ukuvuga ngo uramutse ugiyeyo uri kumwe na sheri wawe, mufata ibyumba bibiri no ku masantere d'accueil za Fatima, kugira ngo babemerere hano se François hose mugomba kuba mufite ikintu bita attestation de mariage. Ariko nashaka indyogo. Ubwo ziva ku irembo, ubwo nawe iyi ndyogo washaka yishakira. Erega ngo hari ibintu wewe bakwita ibiryogo, ariko ugasanga mu magambo make umugore n'umugabo bashyingiranwe mu buryo bwemewe n'amategeko, cyangwa se babana mu buryo bwemewe n'amategeko, ntibabura ikintu bakwerekana bikahita bigaragaza ko aho babibuza wagiye aho babyemera ko huzuye. Erega ujya kujyayo ababizi neza uko biri buze kugenda. Hari hoteli imwe ntavuze izina narindi kubibazayo, yego, barambwira ati ariko biriya umuntu ashobora kuza agafata icyumba hano n'undi agafata ikiri next, nijoro bagahura bagafunga kimwe bakajya mu kindi. Neza abantu urajya kuvuga ngo uko mwaryanye mu cyumba kimwe ikindi mukakireka. Ariko ndagira nkubwire ko birashoboka ko ibyo byashoboka, ariko n'ubundi bwaba ari bwabujura ntatuze n'umutekano wabikorana. Ibyo ngibyo aho kugira ngo witeze ibyo byose wagiye aho utekereza kuri buze kugira iyo freedom. Ariko ni ryari umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we, yego, ntibyitwe icyaha? Ni igihe nyine babana mu buryo bwemewe n'amategeko. N'amategeko? Yego. Oya ni Imana. Ubwo bivuze ko umuntu wavuye ku murenge yahita atangira. Umva nkubwiza ukuri, gushyingiranwa bya nyabyo, bya bintu ujya wumva bavuga gushyingiranwa, abantu bashyingiranwa mu mategeko. Buriya rero imbere y'Imana ni ukubihesha umugisha.
umva rero nkwibwira buretse gato wabyumvise n'ikimenyimenyi ibintu ujya wumva byitwa divorce yego ibintu ujya wumva byitwa divorce Mm. birangirira mu murenge nta bantu badivorce mu rusengero none umva ngo nkubwire nanjye ibyo uri kuvuga ubwo uri kubivuga uri mu mubiri njyewe reka mbivuge ndi mu mwuka nk'umurokore yego njyewe ndi mu mwuka burya nemera ko mba nemerewe umugore wanjye igihe padiri cyangwa se pasiteri ampesheje umugisha avuga ati genda mwororoke umva amakuru ya nyayo burya utaciye mu butegetsi mu buyobozi mu murenge ngo usezerane ukajya kwa pasiteri cyangwa kwa padiri ntabwo iryo sezerano riba ryemewe n'amategeko. ariko ushatse kumbwira ko ubu ababyeyi bamwe na bamwe abenshi dufite ba kera ntibigeze hari abatangiro nyuze mu mirenge babyara abana barakura ushobora nko gusanga uretse ko ubu ngubu ubuyobozi bujya butanga promotion ugasanga umuntu aje gusezerana afite imyaka 70 ubwo ugiye kumbwira ko muri iyo myaka yose y'imbere bariho basambana ni ukuvuga ngo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Yego ubwo bivuze ko ibyo bakoraga bitari bihawe umugisha imbere y'amategeko ntibyari byemewe byashoboraga kugira ingaruka umuntu akabura ikimurengera. Ibaze rero gufata umukecuru w'imyaka 70 amaze imyaka 40 mu cyaha cyo gusambana. Wowe sinzi we icyo wita ubusambanyi wowe nakubwiye ngo icyo kinyito wera shaka kugishyira shaka sinzi ugishyira umusore yaragiye ahura n'umukobwa barakundana turi kumwe bamaze gukundana bemeranywa kubana hagati yabo bombi baragenda barabana bamaranye imyaka 40 ese ubundi icyo bita gusezerana imbere y'amategeko icyo isobanuro cyabyo gusezerana imbere y'amategeko yego nuko buri umwe muri mwebwe mwasezeranye imbere y'amategeko habaye impamvu ituma kubana bitagishoboka ya mategeko yakongera akabajya hagati mu gatandukana hakurikijwe ya mategeko ariko amategeko si yatuma abantu babana sinatuma abantu bakundana ni nacyo gituma babandi batigeze abo bakera bambwiraga ababyeyi bacu na basogokuru na basogokuruza ntibajyaga muri ibyo ngibyo ariko bemeranyaga hagati yabo kubana bakaberana inyangamugayo ariko bo noneho nta nubwo byarangiriraga aho ngaho kuko n'uwagiraga umugore umwe bari bake bagiraga na benshi ariko bose bakabaho bakanabana. Njyewe isezerano numva rikomeye renzayo yose nindagukunda idafite uburyarya kuko nubundi yaba ya mategeko byaba no kujya mu rusengero cyangwa mu kiliziya ibyo byose iyo bitabanjirijwe na ndagukunda ivuye ku mutima ngo wumve kuzabana n'umuntu wawe neza ibyo byose ntacyo bimara kuko ya masezerano murongera mukajya gusinyura bya bindi bya mwakore mu rusengero mukabitesha agaciro zambeta noneho ntuziko impeta bazambikanira mu rusengero tuzambeta namba n'itegeko ntuziko amategeko hariya mwasezeraniye bibaye ngombwa ko mutandukana ko musubirayo mugasubira mu mategeko zambeta bambikanira mu rusengero zo iyo byanze ayikuriramwo ahashatse ayijugunye yashaka kugira ngo nabyumve neza yambeta umwambikira mu rusengero ntabyo kuzongera kuba ngo nayimwambikira cyangwa yayinyambikiye hano ngo yaheshejwe umugisha byanze ayamburira ahashatse akanayijugunye yashaka. Ariko njye buri uzi ikintu nkuko wari ubivuze se ntaba nuze uzi wa mukinnyi na wa mu misi narindi kureba mu tu video mu biganiro bajyaga bakora by'utu vlog bari mu rugo atubona ari iki cyadutandukanye umwe ati n'urupfu mbo bati bira bintu twasezeranye birakomeye ariko tuzabikora. Reka nkubaze Sam umuntu ushonje ageze imbere y'isahani y'ibiryo ni iki wamubaza atarahembuka? Umuntu ushonje ageze imbere y'ibiryo ari kubibona yatangiye no kubirya ni iki wamubwira akacyumva atararya ngahage? Aho ngaho buri guti inyuma y'urugi. N'abantu rero babona bari mu rukundo ruryoshye rumeze neza ntabwo baba bazi ikibategereje imbere ntibabazi nuko imbere bizagenda. Donc ibintu byose umuntu abiterwa n'igihe umuntu avugira mu gihe. Niba nonaho ubanye neza n'umugore wawe sinzi niba kubaza kubijyanye n'urugo rwanyu n'urukundo rwanyu aho uri buvuga ibibi ubikuye uravuga ibyiza bihari kuko nibyo ubona na duke tubiduhari uraturenzaho kuko ntababana nk'abamarayika ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko remember ejo mu gihe bizaba bitameze neza niba kubaza uzavuga ibitameze neza nyine n'ubundi uzavuga ibijyanye na mudurimo. Buriya rero buri wese nazajya ajya kuvuga azajya agira ibyo yizigama kuko umuntu avuga bitewe n'ibihe arimo nuko situation imeze. Niba uri mu bihe byiza by'urukundo uravuga ibyiza by'urukundo
nimba watangiye kumva ibibi bya divorce uravuga ibibi bya divorce. Reka uri mu bihe byiza by'urukundo akubwira iby'urukundo abyinjoyinge, uwageze mu bihe bibi nawe umureke akubwire ibibi yanyuzemo yagiriye experience. Ibyo niko kuri. Niba abo bantu warumbwiye mu bihe byabo byiza bari mu rukundo nibyo bavugaga, ubu ngubu umwe ari kuza muri muzita yego caps I don't know, umwe ari kuza yateze undi akagenda mu modoka plaque zayo n'izina rye. Umugore ari kuza ku rukiko muri gatanya mu modoka plaque zayo n'izina rye, umugabo ari kuza yateze. Ibyo byonyine byita ngira ngo nta mananiza azabamo. Nta mananiza azabamo kuko imodoka ni iy'umugore si iy'umugabo. Byari kuba ikibazo biza kuba ari iby'umugabo, ariko icyo ngicyo gihe yose icyo ndeba sinacyo nitaye. Abantu basigaye bafite ubwenge bwinshi cyane, n'ubundi ububana n'umuntu agatunga miliyari nta kintu na kimwe kimwanditseho, agatunga imodoka 5 nta n'imwe imwanditseho, kandi ngo murabana muri umugore n'umugabo mwasezeranye ivangamutungo. Rero icyo ngicyo ikintu kiba gihari Samu nuko buriya ibintu bijyanye n'amarangamutima umuntu avuga nyine bitewe n'ibihe arimo. Noneho twagera ku bijyanye n'urukundo, gahunda ni yayindi, ni nkundiye nawe kandi uzajya ukunda ugukundiye. Gushaka ni byiza. Gushaka ni byiza cyane. Kudashaka bitewe n'umuntu ushobora kuvuga ko ari byiza cyane kurushaho. Bitewe n'uvuga. Ariko hari akantu gatoya nanone navuga. Wowe kubera yuko ureba runaka urushako rwaramunaniye, ko bundi dufatira ingero ku bintu bibi, nawe bikagutera ubwoba ngo nawe ntuzabishobora bikakubuza gushaka. Mpise nibuka rwose Antoine Rutayisire, uriya mubyeyi Imana ijya umugisha, yigeze ambwira kubera iki muhora mufatira ingero. Ubwo kandi turi kuvuga no muri Kongo, nuko hari ibyo biganiro mwirirwa mukora nyine biba bifite viewership birebwa, yego ingo zasenyutse runaka yananira. Arambwira ati ubu nimba ufite ababyeyi babananye imyaka 40 cyangwa 40 ntiwareberaho urugero. Ubu buza abandi bantu muturanye uzi wareba ukabona ari umugore n'umugabo babanye neza ngo bafatireho urugero. Ugiruka kureba ngo pasteur runaka ngatandukanye n'umugore ngo bashakanye ejo bundi bahise batandukana ngo nta na umwaka ushize. Ibyo nyine ibyo gutyo bivuze ingero ziba zihari. Hari abaturanyi baba barambanye, hari n'ababyeyi baba barambanye. Ibyo nyine ni nka bya bintu byo gufata Nowa na Aburahamu bo muri Bibiliya ukaza ukambwira ngo ni basogokuruza banjye, ngo nibo bakurambere banjye. Koko abakurambere ba Sempa iyandemye, abakurambere ba iyandemye na Aburahamu na Nowa bo muri Bibiliya nibo abakurambere banjye ni Kanyarwanda, abakurambere banjye ni ba Musinga, ni bariya bose nibo bakurambere banjye. Ese wowe ntabwo ujya wemera Imana ya Isiraheli? Imana ya Isiraheli ntabwo yemera? Imana ya Isiraheli cyangwa Imana ya Daniel na Isaka na Yakobo ntabwo yemera? Imana yabo keretse bibanza ukambaza niba ntemera Imana yanjye, kuko Imana yanjye niyo yabo yakuremye. Yego, Imana yanjye niyo yabo. Ni ukuvuga ngo kuri bo ngiye imbere yanjye bo ubwabo ku Mana, uko mbafata imbere y'Imana nta kintu na kimwe bandusha imbere y'Imana. Imyumvire yo kuba Imana nzi ari ya mama wanjye. Imana uzi ni ya mama wanjye. Mama wawe akaba azihe Imana? Azi Imana yo mu ijuru niyo asenga. Yego, yaremye isi n'ijuru niyo azi. Wowe ugasengera mama wawe, iyo mama wawe azi. Ubwo nawe niyo usenga rero usenge iyo mama wawe azi yo mu ijuru. Ubwo ni nayo njya mbona. Uri kubyumva? Yo mu ijuru. Rero ikintu kiba gihari ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bagendera mu kuyobya abandi. We nujya gufata urugero ku kintu, rebera ku rugero rw'ikintu kikwegereye. Hari abantu basazanye bafite imyaka 70, kandi igitangaje nabo muganiriye bakubwira ko batabanye nk'abamarayika. Ibanga no kwihangana, kuko umuntu wese wubatse urugo adafite ukwihangana muri we, aho birangirira nawe ntabahazi. None hari uko systeme yubatse yingo uko bigomba kugenda. We niba uri mu rugo ukabona uri kugenda neza, muri iyo minsi shima Imana. Ubona bitari kugenda neza, nanone muri iyo minsi shima Imana, kuko mu bibi no mu byiza. Reka nibwire abasore mutarashaka nanjye, nimushaka. Abasore mutarashaka oya, nimushaka. Mwishaka no kuvuga ngo gushaka nta deadline bigira. Yego. Nta ntusiganwe n'amatariki, ntusiganwe n'iki.
tuza inkono igihira igihe Yego. buriya na ba bahungu mujya mubona bavuga ngo nta gikwe nuko babibujije, ariko ndabizi neza ko mu mutima we nabo bari gutekereza ku bijyanye n'urugo, kugira ngo nabonye Irene felicitation kuri mugenzi wacu Emirene na Liliane umufasha we, nabonye bakoze ibirori byiza cyane, kandi noneho yari yambariwe na ba nta gikwe gusa yarambariwe n'ababandi bavuga ngo nta gikwe, erega nawe abavuyemo arabarokotse. hari uwavuze ngo uyishe ntaririrwa agenda nyine nta kundi. uwo ni umusore wabivuze, ariko Irene ngari yishe ntawe uri bumuririre ngo nyine agenda nta kundi uratugambaniye. yo rero inama nanjye natanga aho ngaho, abantu rwose mwafatira n'urugero ku baturanyi banyu b'abajene bafite imyaka mike yabarongoye kandi mubona ingo zabo zimeze neza, bari kubyara ahungu n'akobwa, aho gufatira urugero ku banze gushaka, kuko burya rega inkingi imwe ntabwo igera inzu. Erega burya Samu urebye ikibazo akenshi kiba gishingiye no ku mahitamo. Yego, ndabizi abasore b'iki gihe bagendera kuri system ivuga ngo icyicaro kimwe gica umwenda, ariko ubwo byinshi niba bitawushajisha nabyo simbizi, tuzabimenya gusa Mana ujuha ingo ziri kujya kubakwa gukomera, kandi nabwo abo bitari gukunda aho kugira umwe yica undi bajye babigenza nka wa mukinnyi na wa mu misi ntayitinya itararungurutse. Kandi Samu ndi kumva nshaka kurunguruka, runguruka kandi ntuzagira icyo utinya, tuzaba duhari. Umvikiza cyacu turakubwira ngo tuzaba duhari, kandi koko tukanaza. Ariko iyo bigiye gusambuka mugahita mwitahira cyane, iyo bigiye gusambuka ntabwo tuba duhari. Uragenda ukajya muri banka ugaterura amafaranga ugakora ubukwe bw'ideni, tukaza tukarya tukanywa tukambara amakoti, ugahindura 5 mu bukwe bumwe ugahindura ikibazo depanse zo mu bukwe ntabwo zikigendera mu byishimo by'abantu. ari umushuti wanjye ni sare cyangwa tente ihenze guhindura 5 mu bukwe bumwe papa. ari umushuti wanjye twariganye nawe uramuzi, menya nzakora ubwa 12 nawe uramuzi, niwe ejo yanyandikiye ngo mani ngo aretse ngo nkaguhuza n'umuntu arigiye kumbera umuranga tayari nibyo batangiye kukubwira sha wabivuyemo. Ahubwo ari gushaka kunkomisiyo nawe atasiyo y'inkomisiyo ninde ushaka kugutanga sha reka mubikira akabanga n'umushuti wacu twariganye kiriya tuniganira hirya kumenya uramuketse twari no kumwe Musanze umunsi wa mbere dukoresha ikiganiro w'abantu uramuzi nahewe byihorere arashaka gukomisiona arambwiye ati ariko buriya twari tumaze nk'amezi nkangahe nta kuvugana, abona ni postingi agafoto turavuga ngo imyaka iri kwihuta. Yego ngo ariko buriya ntawagukomisiona ngo ntabwo nakurya mu make akuriya muhungu mwana yanjye sha kandi urukundo bivuga ari seriye abari seriye. Urabona asigaye urabona muri Yesu ibintu byose bigenda neza, muri Yesu ibintu byose bigenda neza. Ariko nanze ko namubwiye nti ntiwabona ubwo nananiranye mva kwizima. Awe nakumvise nawe uri kugenda ubizamo. Yego ariko uzakora nk'ubwa Kenzi cyangwa Tarandi. Ibitekerezo biri kuza ariko ngewe binkundiye mbo nkabona umupatina. Yego tukabyumvikana mu myaka nk'irindwi iri imbere wabukora. Umugera muri iyo myaka nk'irindwi ubaye wamubonye wabukora. Ariko sha ngewe se ndi Nyabugogo, ariko sha Nyabugogo ni wavuze ngo azashaka afite 70 ngo ababarane n'umugore imyaka 5 ahita yipfira. Azashaka afite 70 ababara. None se gushaka umugore no kubabara rwose ngazi agiye imyaka mike ari gushaka ko azashaka yenda kwisazira babarane ngo mike. Muri make gushaka umugore nakababara, gushaka umugore nagahinda se nicyo bivuze. Mboni ko abyumva nta utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo. Ubaye utarabigerageza ukaba wikanga ibyo ngibyo uri kwikanga baringa twagiye. Ariko ngo bimwe mu by'abagabo bakunda wenda tunabisorezaho ngo buriya mugabo cyangwa se nkanjye ukunda iki? Nkunda mana uzama umugore umpa amahoro.
uzampa umugore umpa reka nkubwire akantu rero, yego isoko ya mbere y'amahoro urayizi? ni njyewe isoko ya mbere Nzayamuha isoko kugira ya nawe- mbere y'amahoro Eh. ni umuntu ku giti cye. Eh, uri kubyumva? kuva isoko ya mbere y'amahoro yari umuntu ku giti cye, wowe uzabanza wihe amahoro, kuko numara kwiha amahoro nawe ubwe uzamuha amahoro. Noneho ubwo rero wamaze kumuha amahoro, ukuntu azakubuza amahoro njye nibyo ntazi, kandi nayakubuza uzayihe, uzakomeze uyihe, n'ibyanga wahukane. noneho umugore wanjye rero njyewe ko ntacyo uvuze ko kwahukana kwawe guhaye amahoro hakiri kare uyamuhaye hakiri kare. hakiri kare rwose Eh. umugore tuzabana mbaye nguhaye umuhaye amahoro. gaye gukorera ayo mahoro utanze yatanze mbere pe kugira ngo nzasange yarasendereye yego sawa. gaye gukorera ka dukomeze nyine kwifuriza abo bantu bari mu birori kandi n'abagize namwe ibyago muri aya weekend mwihangane cyane, dukomeza n'amakuru yacu sympathique. Reka shaka umugore fo nturakuvura gutekereza gutyo, Eh. ugiye kujya urarana agasonga agasonga mugari shaho mabwiza ukuri, kuko biriya bintu nta muntu ubigiramo undi nama, urumva ntibakakubeshye buriya harana urushaje iwanyu bafite ibintu ngo iki n'iki ukabona baraguhagata. oya biriya bintu nta muntu ubigiramo inama undi, ahubwo umusore byagiyemo nawe ntiwamuhagarika, niyo yamutora mu iyarara amushyira mu rugo. je nakundanye n'umukobwa, namenyanye n'umukobwa nakosore, ntago ndakundana ndacyari muto, yego tukimenyane nk'iminsi 2 ya mbere tambwira ngo twibanire dukora ubukwe. Ndavuga ngo urihuta we. ku minsi ngahe? 2 ya mbere. Igitangaje ni uko yabibwiye nubwo bari kubamaranye imyaka 20 nta gitekerezo ariko bafite, none mu minsi 2 ya mbere. Oya ahubwo ibyo umuntu wese wagerageje kubimbwira. Yego ntabwo mwongeye kuvugana. Donc umuntu ugukunda yarabuze uko akwikuraho, yarabuze ukuntu yagucikaho, yakubwira ngo mubane, ubwoba mitanitira nicyo yakirazamuka nkihanagura nkavuga nawe ukumva se intege nke ziva he, naringiye intege nke ziva he, meze nk'umuntu wari uri kwa makuza wari usimbutse ngahita nsubira inyuma. nyine intege nke zawe ziva he zituma ubwo bwoba buhita buzamuka ibya bikabira. Nukumva ko ngiye kugira umuntu mu nshingano zanjye. Mbese ikibazo no kugira umuturanyi mu mashuka. Uti ngo uweti uvati kese no kugira umuturanyi mu mashuka. None se ntufite abaturanyi muturanye kunzu ubundi yize muziki yicyura niyo namara icyumweru nibereye hirya uzi ko njya nka kuri yanjye ingoma nkabura. Wowe ntushaka kubazwa raporo, uri hehe, uri gukora iki, uri kumwe nande, turarya ryari kutaraza, sheri turarya iki, ko nta mafaranga wasize, ese ibyo ari byo udashaka. Inshingano zo n'ubundi ndazifite ubu. Icyo udashaka ni iki? Ninshaka zizagabanuka. Gahunda ufite muri make ntushaka kumubwira sheri uri. Yego. Ibyo ndashaka umuntu mpamahoro. Muri make umuzane utahe saa 8, umuzane utahe ugiye kubyuka, umuzane nushaka ntunatahe. Kandi ngo hari n'abagabo bataha saa 12 umugore ati kuje kare se ubugiye he koko. Zaryari zamanywa ukiva mu kaza kita. Uwo nawe agiye gutera icyugazi. Ntabwo abagore bakunda umuntu ugenda kubatera icyugazi n'ibifoki iri hariya ngo umugore watoye foki n'ibikiko kiri hariya umugore watoye iki niba umwana atarakaraba ngo uyu mwana arakaraba ryari, nta n'icyo uri kumufasha, uricaye gusa. Ubwo nk'ubwo wa mugabo ariko shaka ubwire ibyuma babiciye murajya mutaha, ibyuma byacitse murataha tu. Noneho turashaka ko n'abagore baza kuri izi kamera bagatangira gutanga ubuhamya. Abagabo bari muzihe mudu muri iyi minsi biri kugenda bite? Buretse manze nkubwira ariko ngo ibyuma ngo ari ukuntu byongeraga akanyabugabo. Akanyabuki? Badamu ubu biri kugenda bite? dore Jerry bigenda bite? Muri iyi minsi hari agahenge muri iyi minsi agahenge karahari, umuntu ari gutaha kare, icyo ni icya mbere, akanataha ari muzima. Basi se murumva nta kibazo? Urumva biraza gufata nk'icyumweru 2 cyangwa ukwezi kugira umuntu yongere kwisana. Urumva niba rumenyereye icyuma niko kwezi kose ntanze nyine, niba rumenyereye icyuma ugatahira muri furizi y'icyuma bakagukubita iteke ukarimira bunguri, ubu none urajya urirya uri kubitekerezaho uri soba, urireba urigaragura. Noneho niba washyikaga mu rugo ntiwumve imibu, turi kumwe ntiwumve iki imibu, uramara ukwezi kose uyumva agatotsi kataraza. Ahasigaye mwumva ibyiza byo kutanywa ibyuma rero. Haleluya. Urumva Samu ibyiza byo kutanywa ibyuma.
mu gihe biri kubashiramo ntimuzabona ibitotsi pe, ariko nibimara kubashiramo neza itoto rizaza, mubyibuhe, mwongere murye. Uzi ko abantu inda zari zarifunze, amara yariborotse batakirya, ariko ubu ngubu aho kubera narindi kubona n'ibinyamakuru bikomeye byo muri biri kuvuga ati none se ubu u Rwanda nimba bari kumena izi nzoga banaziciye, twebwe ubu ngubu ni ukuvuga ngo zigiye gukomeza zitwice. buretse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari ikiganiro yagiranye na Minisiteri y'Ubucuruzi ariko babwira uburyo bose azabirukana ko ari ibintu biri aho ngaho ko bitameze neza, ariko mu bintu byinshi yababwiye yagarutse kuri ibi bintu biri mu Rwanda. Burya hano mu Rwanda ho icyabaye ni uyu mukwabo wabereye rimwe wo kubica mu gihugu hose hatitawe kuri runaka ngo uruganda runuru, oya ari ukubica ku rwego rw'igihugu. Yavuze ukuntu mu gihugu cy'u Burundi ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibiribwa bigenda bigahereza abantu ibipapuro bakoresheje ruswa, urimo kunyumva, bakoresheje ruswa bakabahereza ibyangombwa bagakora ibintu bitujuje ubuziranenge, bikaza kurangira bigize ingaruka ku baturage, bikaza no kurangira bigaragaye ko ari ruswa abo bayobozi bakoreshaga mu Burundi, igiturire. Mu Burundi ibyo bintu byaragaragaye. Kubw'iyo mpamvu rero ibi bintu ntabwo byoroshye, si n'ibyo gukinisha, ni ibyo kwitabwaho. Mu Rwanda ahubwo u Rwanda ruhora ruri imbere abandi bagakurikira. Wabonye ko hari n'ibihugu u Burundi ibi bintu bwari rwarabitangiye. Oya, wowe icyo bita kubitangira hari icyo bita kuba bibaho, bakavumbura ko hari inganda zikora zitujuje ibyangombwa cyangwa se bagakora ibintu bidafite ubuziranenge, bagahita bafungira uwo nguwo gusa. Ndayishimiye aho uravuga ko ibintu gahunda zose z'igihugu cy'u Burundi zitambikwa na ruswa iri buri bamwe mu bayobozi. Umva ikintu yavuze, kuki byamunaniye? Umva ikintu yavuze ari imbere ari ku bakozi Minisiteri y'Ubucuruzi, nyine ni nayo irimo ibijyanye n'ubukungu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwikorezi, byose biri muri iyo minisiteri. Yababwiye ibintu byinshi bitandukanye. Arangije ababwira ibintu bagiye kuganira muri rusange n'abanyamakuru bagihari. Abibabwiraho muri make amazi, umuriro w'amashanyarazi, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nambayahaga yari yabyitabiriye. Buriya hari abantu batazi umwanya wa Mbayahaga. Ni umuvugizi se? Poste ya Mbayahaga mu gihugu cy'u Burundi. Niyihe? Buriya hari biro administratif mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi. Apotre Mbayahaga Isidore niwe uhagarariye guverinoma y'u Burundi muri iyo komite. Muri make niwe ugeza raporo ku gihugu y'ibijyanye n'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buri kugenda mu gihugu, n'inyungu igihugu kiri kubona mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni Mbayahaga ubikurikirana ibyo bintu. Ese amabuye y'u Burundi bayagurisha he? Mu mahanga. Nuko yavuze ko nta kintu Burundi kigira, Burundi bugira cyinjiza amadevize. None ko wabyumvise, wumvise perezida w'u Burundi atavuze ngo guhera ubu ngubu 50, yanze kuvuga ngo 100%, 50% by'ingengo y'imari bigomba kujya biva muri Minisiteri y'Ubucuruzi, kandi ngo bikomotse mu bucukuzi bw'ubutare. Wabyumvisha neza? Ubwo rero amadevize arinjira. None umva ikintu nangiye kukubwira rero. Ni ukuntu yafasha abayobozi bose bari bari aho ngaho, ari abayobozi bijyanye n'amazi, umuriro w'amashanyarazi, transport, makoperative, ministeri n'iki. Amaze kubabwira ibintu bagiye kuganiraho, yababwiye ngo mwebwe rero nta kintu mufite cyo kumbwira. Ndabizi nta raporo mufite yo kumpa, nta muntu n'umwe ufite ikintu cyanditse yampamo raporo. Nta raporo, nta kintu gihari mwanganiriza ngo umbwire ngo iki n'iki. Igihari rero abanyamakuru nibasohoke, twebwe twicare hano, turava hano twakuye imyanzuro ifatika kandi mubimbwiye byose, ngo kuko ibi bintu byahindutse nta mikino. Udedemanga ubu ngubu ni ukukura kwirukana, nguhereza inshingano
utazikora uhita ugenda atitaye ngo ukomoka yabwiye ngo imigambwe ngo uraza witwaza ngo mva muri uyu mugambwe. Nta by'imigambwe, ni performance. Nta kureba ngo uva muri CNDD, uva muri CNL, uva muri CPR, uva muri APDR. Oya, nta kureba umugambwe, ni ukora performance. Niba ugiye gukora izi nshingano ukaba nta kiri buze kuzikoraho, urazivamo uhita ugenda. Niba utamaze ukwezi haza undi nawe nabikora atyo agende, haza undi nawe nabikora atyo agende, haza undi. Uzi ko yageze igihe agatanga ingero akavuga ngo umuntu ajya aza gushora imari mu gihugu cy'u Burundi, yahagera akaganira ibintu byose bikagenda neza, yagera ahantu agiye gushora imari bagahita bambwira ati kutari kuduhereza se amafaranga nyine kugira ngo tuguhereze akantu karihe kabituga igiturire. ese gufunga bariye ruswa byaramunaniye. Ruswa no mu mvugo no mu magambo yakoresheje nyine yagaragazaga ko ari abayobozi benshi bamunaniye batajya bagerageza kumva. Rero cya kibazo kwa turi kuvuga Burundi gufite ubwo perezida we ntakaba atagize. None se ntabwo uzi ko urabwira abaturage ngo hano hari abantu bigize indakorwaho ngo badakorwaho ngo bamunaniye? Ntuzi ko hari umuturage wamubajije mu nama arambwira ati nyakubahwa ko ari umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu, tubabarire tubwire ni bande bakugora, ni bande bakunaniza, kari twe twagutoye, batubwire basi tubagufasha, aho kugira ngo buri gihe uzajye utubwira ngo hari abananiye, hari abananiye, hari abananiye, hari abatanyumvira. Batubwire abo bantu ni bande, abo bantu ni bande, kuko twebwe nk'abaturage tuzi ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma. Icyo wagena kuri uwo muntu cyose cyashoboka kandi cyaba. Nyakubahwa bakunaniza iki? Bakunaniza iki? Bisobanuye iki? Bisobanuye ko hari abantu nawe ubwe atarabasha kugiraho control, kandi abenshi muri bo ni abagwizatunga. Yagarutse kuri ya nzu iherutse kuzura, arababwira ngo inzu nziza y'icyitegererezo mu gihugu cy'u Burundi, ngo muzi ko yubatse muri R11, nta na hegitari irimo, kandi arabikubwiye ko iranzu yubatse mu kabanza gato cyane. Wabonye ko bari barabuze n'aho bashyira parking, bigatuma bubaka parking ihenze ariko nziza nyine, kubera ya nzu iri mu gataka gato cyane R11, inzu igeretse 12 iri muri R11. Yarabasestate nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Ubukungu n'Inganda n'ibiki byose. Koko nta soni, inzu ya mbere y'icyitegererezo mu gihugu nyirayo abatabona n'ahashyira inzu na parking. Arababwira ati ibyo ngibyo namwe mugomba kubibazwa mukabisobanura. Atariko narabajije mugabo barambwira ngo kugira ngo ubone ikibanza nabyo ngo buri wese arabaza akakubwira ngo mpa mwayanje igiturire. Ubundi ahantu hari igikorwa nka kiriya, uturi tuzu tw'abaturage turi around hariya bagomba kutwishyura, kandi umushoramari abifashijwemo na leta bakabakorera expropriation. Ariko ubwo mu igiturire byamusaba ikintu bita kwimura abaturage mu bijyanye n'imiturire myiza y'umujyi, ntago Bujumbura biragerayo. Ni igiturire gusa kigendera n'iza ruswa. Mu magambo bakeshaga kumvikanisha ko ikintu cyose umuntu ashatse gukora bisaba ruswa. Ariyo mpamvu hari abaturage bigera igihe kubera barambiwe ruswa bagakora duke nyine bashobojwe bikarangirira aho ngaho. Gusa ikindi kitangaje ngiye cyantangaje muri iyo nama yagiranye n'abo bayobozi muri iyo minisiteri, yaberetse ko nta departement n'imwe ikora, byose biri hasi. Agerageza kubereka ingero zose zifatika. Urabona nk'ibi bintu by'amakarere kora bacukura umucanga, amabuye, ibiki byose, itaka, hari ibirombe. Buriya mu Burundi n'abacukura ibirombe nta n'umusoro batanga, bo baricukurira gutyo gusa bakijyanira. None perezida yababwiye ati, ariko n'ubushize nabivuzeho, yigize abaza umuntu ushinzwe ibya code minier, itegeko rijyanye n'ubucukuzi, aramubwira ngo igihugu cy'u Burundi ntabwo cyemerewe gucukura amabuye y'agaciro. Kubera iki? Niko nyine uwo muyobozi yari yabwiye perezida. Nta buryo bwo kuyatunganya bafite, nta buryo bwo kuyatunganya, nta buryo bwo kuyacukura, nta rikayike, ibintu byose mu buryo bugezweho ntibabishobora. Noneho Ndayishimiye yababwiye ati jyewe byatumye nsubira mu gitabo
cy'amategeko mu Burundi ni isomera itegeko rijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, nsanga nabo nabishinze bashinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo bazi itegeko rijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ndavuga nti none se niba abantu batazi n'itegeko rigenga amabuye y'agaciro, baravuga ati tuve ku butare, tuve ku mabuye y'agaciro n'ibindi, tujye aho bacukura kariyeri, umucanga si ubutare, si kariyeri ntibigomba gusora, tubyinjiriza leta, si mu bisambu bya leta, ariko nimutwereke umusaruro wavuyemo. Nikivuyemo ngo abayobozi mbabarire, nikivuyemo ngo abayobozi muri iyo department barakiga bagabanya bakabyitwarira. ubwo rero ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu bidindiza cyangwa se byadindije iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, nta coordination, ni ukuvuga ngo nta bugenzuzi, donc nta accountability. ubwo perezida yananiwe Kuba coordinateur ngafata abantu bose, we abe umuntu, abe overall, agira bo azajya baza inshingano, donc accountability ntikora mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo babazwa inshingano, nta muntu ubazwa inshingano. ese ubundi abantu baba bano barundi bo muri Red Tabara FNL bashaka gukuraho Ndayishimiye bamunenga iki? Ni ibyo byose nyine. Ibaze ko umunyamakuru yaramubaje ati nyakubahwa perezida, nonaha ubu ngubu nonaha mu kiringo cy'imyaka 7 ni iki mwabwira abaturage mwagezeho? Aravuga ngo ya ngo si jewe wabivuga, ngo ibyo ngibyo ngo mwabibaza abaturage. Bisobanuye ngo nawe nta agenda afite ibyo yakoze, yibyo akwiye kuba akora ahubwo, kuko yaza kuba yari afite imihigo y'ibyo yemerera abaturage. Yaravuga ati muri iyi myaka 7 nababwiye ko tuzubaka imihanda iyi n'iyi, ariko bagendeye ubwo abadedesi bura ntacyo bagezeho. Niba ubajije perezida icyo kibazo akakubwira ngo icyo kibazo ntukwiye kukibazo, uzagenda ukibaza abaturage. Abaturage bahiga mu mwanya wa perezida. Abaturage bavuga iki mu Burundi? Bavuga iki se nyine? Ntabwo ibyo bavugaho byumva si byo byose turi kugenda tugarukaho. Si ibibazo usagahinda si ubukene. Wera kwe kuvuga ati abaturage mu Burundi twebwe muri iyi manda twari twarahize muri iyi myaka 7 kugera kuri ibi ngibi: imihanda iyi n'iyi, kubaka amashuri yanaya, kubaka ibitaro ibi n'ibi, internet ku baturage, amazi azagera ku baturage, abaturage bazabona umuriro w'amashanyarazi, umubare n'uyu nguyu. Yarangiza noneho akazana ibyakozwe. Bagombaga kubona kuri 50% byageze kuri 30%. Imihanda agomba kubakwa ibirometero 1000, hubatswe ibirometero 200. Amashuri agomba kubakwa ibyumba 300, hubatswe 110. Amavuriro agomba kubakwa amavuriro 500, hubatswe amavuriro 150. Akavuga ibyo ngibyo, akavuga impamvu byagezweho ku kigero cyo hasi cyangwa se cyo hejuru. Gahunda y'amavoka yo iri successful, nibyo ahora babwira nyine. Ni nahazwe Pacifique, sinzi niba umuyobozi wa Focode ugenda avuga ibitagenda mu Burundi. Yavuze ati buriya Ndayishimiye yahawe miliyari 300 z'amarundi zo kugira ngo afashe abaturage korora inkwavu mu gihugu. Ngo ayo mafaranga yagiye aro nibwo bukangurambaga muhora mwumva avuga bw'inkwavu. Rero hari ahantu yagiye gusura bari kubaka ikibuti cy'inkwavu, avayo yirukanye n'abenjeniyeri bari kubaka icyo kiraro cy'inkwavu. Yavuye twabikozemo inkuru, yavuye yabirukanye. Iriya ni ingengo y'imari yahawe kugira ngo yoroze abaturage bo mu gihugu bose inkwavu, ahitamo kubikora kugira ngo bagire ahantu hamwe kororera inkwavu zajya zinabyara, bagende bazigeza ku baturage bose mu gihugu. Ariko uwo mushinga abaturage babuyobewe irengero ryabo. Wumvise ko Ndayishimiye yivugiye ko we ubwe wenyine ubwe UNICEF ijya imugurira ingurube 200 buri kwezi. None se simpa utambeshye, si wowe twakoze ikiganiro uri kunsobanurira ukuntu mu Burundi bavumbuye ibindi birombe, mbese tukumva ko buriya, akanakubwira ko nta n'igihugu begeranye kibarusha amabuye. None se we ko twari kumwe mu kiganiro, se we nari narahaye amezi 6 nkabwira ndi ikintu kizanyemeza ko buriya butare y'amabuye y'agaciro Ndayishimiye yacukuye mu Burundi atari yasombye muri Kongo, azamara amezi 6 azi imbere ya kamera twereka ngo dore nandaragiye. Uriya numwe mu musaruro bari bikuriye muri Kongo, ayabo ntabwo bafite ubushobozi bwo kuyacukurayo. Kandi we afite abantu ahora akondana ko bayacukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi iyo ministeri yarabahaye n'ibyangombwa, kandi bakayacukura bisehera bijyanira ku masoko kuri marché noir, n'igihugu ntikigire icyo gikuramo. Abenshi yaranabahagaritse. Ni ukuvuga ngo leta nka leta y'u Burundi ntabwo irashyiraho uburyo bwo gucukura amabuye y'agaciro. Leta nka leta ntabwo irashyiraho uburyo bwo gucukura amabuye y'agaciro. N'ababikora ni amakampani
y'abandi bantu yagiranye amasezerano n'iyo leta, ari nayo mpamvu leta yashyizeho Mbayahaga kugira ngo ajye abasha gukurikirana ibyo bintu ayihereze ripoti. Nuko nguko bihagaze mu gihugu cy'u Burundi, nuko bimeze. Iyi nama rero ndayishimiye yakoresheje iyi minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yo n'ubukungu byose, we afata nk'aho ariyo moteri y'igihugu. None yageze ku bukerarugendo yenda kurira. hariya buriya Burundi bagira inganda zikomeye. Inganda nta gihugu kitagira inganda, ariko fata ko iziri mu Burundi nyine nawe zidahambaye, kuko ntibaragira na politike y'imyubakire ngo bakubwire ngo twebwe mu Burundi dufite icyanya cy'inganda. Zone industrielle ntayo bagira, ntabwo yabura. inganda zirahari ariko ntabwo baraca ibyanya byazo byo kuzubakamo ngo bavuge ngo iki ni icyanya cyahariwe inganda, ngo iki ni gute. Donc ibintu mu Burundi biracyari, donc Uburundi bumeze nk'umwana ukiga tronkome, utari wamenya ibyo azakurikira. yego amasomo yose nuko umurundurira bakazana byose bakamwigisha, bakamuvangavanga mu bwonko, agira amahitamo yageze muri option, muri cycle supérieur. Urabyumva? Handi ashobora guhitamo noneho muri bya bindi byinshi nivurugutagamo nigaraguragamo muri tronkome, muri supérieur ngiye guhitamo amasomo 3-4 aba ariyo nzibandaho cyane kurusha yandi, aba ariyo nzaba mezemo neza kurusha andi. Iyo niyo step rero Burundi byenda buteganya kuzageraho mu bihe biri imbere, kuva mu gatogo k'ibintu byose muri rusange bagatangira kuvuga bati noneho twebwe mu bukerarugendo duhagaze dutya, mu nganda duhagaze dutya, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro duhagaze dutya, mu bwikorezi duhagaze gutya, mu burobyi duhagaze dutya, mu bwubatsi duhagaze dutya. Accountability, noneho buri kintu cyose buri muntu akakibazwa nk'inshingano ye. Ntabwo ibyo ngibyo mu Burundi wabihasanga. Ntibarabasha no kuregera mu buyobozi ngo bavuge bati ingamba ziro zo kurwanya ruswa n'izi ngizi. Ni ukuvuga ngo agenda bagikoreraho, Ni ukuvuga ngo ruswa yarabananiye. si ukubananira, nta n'ingamba bafite, ni ukuvuga gusa mu kuyirwanya mu kugira. Ariko ntushobora kubona ngo ibi byagenze gutya kubera ruswa, aba bahanwe kubera igiturire. Oya, baracyatwara ibintu byose gutyo muri rusange. Urumva ko nyine ntabwo inzego zubatse. Burundi bagira RIB. Bafite polisi, bafite polisi. Ariko ubwo harimo ishami rigenza ibyaha. Nkuko no mu Rwanda, nkuko no mu Rwanda twamanye polisi, muri polisi harimo CID. Mu Burundi niko bikimeze. Muri polisi harimo. Ntabwo barashyiraho urwego rwihariye rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha. Ariko ntabwo byababuza kubigenza. Urumva kandi ubwo bafite departement muri polisi irimo. Yego. Ntabwo turumva ibaze ariko nk'igiturire. Igiturire mu Burundi cyabaye igiturire. Buriya rero ntibakakubeshye nta hantu igiturire kitaba. Reka nkubwire. Ariko ingamba zo kukirwanya n'inzira bicamo nibyo kibazo. Ahantu bitandukaniye. Habaho kugabanya. Ku bantu mugenda mu traveling. Buriya ku kintu bita muri Covid abantu bagendaga n'indege. Ku bibuga by'indege bimwe na bimwe byo muri Afurika, ariko uretse ngiye muri Covid na travelinze naragiye, ariko ninkubwiza ukuri i Kanombeho wagombaga kuhanyura ari uko werekanye ibintu byose bisabwa, inkingo, ibiki kuba bookinze amahoteli. Nyine abantu bagiye bagenda muri Covid barabizi. I Kanombe ku kibuga cy'indege Yego. byo byari ibindi I Burundi narahanyuze. Wabibonye uteze? Iyo udafite icyo ufite icyo usabwa uri butange, ufite amafaranga mu mfuka unapita, yego uramufumbatisha agahita akubwira ati komeza, urakomeza rwose. Yego, naho ubigenza utyo. Uwo baba babikubwiye n'abantu bavuga ati uvunjishe, unabayo bari bakatanya amababa ufite nk'ibihumbi 20 twivugire icyo muri Kongo. Unabayo bari bakatanyama, bari bakatanyama bakure mu Kongo. Siripati ya gato kadogo wana 500 francs za kununua sigareti bana. Za sigareti bana 500 umuntu afite inyenyeri 2-3 hano n'agakoni inyuma. 500 za sigareti papa. We petit njoo hapa. 500 za sigareti hapo. Sibwo buzima bwahari hirya za Kamanyora, za Bukavu, za Goma, sibyo babagamo. Icyo gihugu rero kimaze kwibagirana. Izasarambwe zaragiye. Barabyibagiwe.